urumva umukobwa wo muri ghetto nta kazi agira uwo mukobwa amafaranga yakura he? ni ikibazo kuko rero uwo muterankunga sinzi aho ava, ariko byanze bikunze abantu batera inkunga bene iyo mishinga imeze gutya ni abasore, ni abapapa, nibo bayishingiye kabisa. kandi yes, reka nongere mbasuhuze mwese abadukurikiye muri kano kanya Info-G team, nk'uko musanzwe mubizi cyangwa nk'uko mutumenyereye. Ikiganiro nacyo ni cya kindi The Connect, muratubona turi tayari kabisa kuri gahunda zo kwirinda COVID-19, naho ntago tuhatangwa tugomba kubahiriza amabwiriza agenga kwirinda COVID-19. Buri munyarwanda wese ubu ngubu agomba kwirinda COVID-19, yambara agapfukamunwa, akaraba amazi meza ndetse n'isabune. Ibyo bintu nubyubahiriza COVID-19 ntizakugeraho kabisa, ndakurahiye. Reka rero nshimire buri muntu wese wakoze subscribe ku biganiro byacu, ndetse n'uwatanze comment. Turabashimira cyane kabisa, abantu mukomeza kudutera inkunga kandi mudukurikirana kabisa, turabashimiye cyane. Mukomerezeho kuko tubafite ibintu byinshi kandi byiza cyane turi kubategura muri ino minsi. Hanyuma uyu munsi dufite iki rero, twabazaniye iki? Nabonye bagenzi banjye turi kumwe, twabasuhuza bari abantu badukurikiye, twizere ko mumeze neza cyane kabisa. Umunsi tubazaniye iki rero sasa? Uyu munsi tujya kuganira ku basore n'abakobwa bibera muri za ghetto. Wenda mushobora no kuba munazibamo, simbizi niba muzibamo, ariko nawe udukurikiye urabizi, wenda uyibamo. Nibibaberamo byose urabizi, niba uri umukobwa, niba uri n'umusore biberamo byose urabizi. Uyu munsi rero nibyo tugiye kuganira muri kano kanya, ariko mbabwira ngo ukomeze kwirinda COVID-19 kuko bimeze nabi hano hanze, ngo nta nshuti igira, ngo nta n'idini igira. Sibyo siko bimeze cyane. None se ubu rero twatangiye abantu badukurikiye ubu ngubu bamenye ko twatangiye sasa. Abakobwa kwa n'abasore baba muri ghetto, ubundi ubuzima bwabo bimeze biti? Murabizi ko ari abakobwa baba muri za ghetto kabisa, baba bari aho ngaho bari ku mafresh ahantu hose, urumva atagira akazi, yabyuka nimugoroba ubundi akikomereza ukajya ubona ni wa mukobwa ufite fresheri aravibura kabisa ahantu hose, ariko wamubaza iby'akazi akavuga ati ngiye nta kazi ngira, nibyukiye nimugoroba ngatembera. Urumva ukuntu ibintu biba bimeze. Ahangaha rero nibyo tugiye kuganira muri kano kanya. Tony, meze bituba muri ghetto? oya ntabwo mba muri ghetto man. Wowe wana na famille ndakuzi musaza. Sesi, bifashe bituba muri ghetto? Oya mba na famille. Ubwo kare ngiba muri ghetto ngenyine, naye nambamo. Amakuru y'uko bifashe. Nanjye nta ghetto mbamo, ariko nzi bagenzi banjye bazibamo, ubwo wenda hari amakuru baba baragiye baduha ndetse n'abandi bantu twaraganiriye. Ariko amakuru dufite gusa nuko muri ghetto haberamo ibintu bitari byiza da. Aribyo ngira ngo tunavuge muri kano kanya abantu. Siko bimeze. Ubundi ubuzima bw'abantu baba muri ghetto, wenda nkuko mwagiye mubyumva, ubuzima buba bumeze gute? Wenda impamvu wenda tuvuze ngo tuba muri famille, abatwumva wenda badatekereza yuko natwe izo ghetto wenda tutazigeze. Ushobora kuba warabaye muri ghetto wiga ku ishuri, ukaba muri ghetto ufite ahandi akandi kazi wagize ukaba muri ghetto. Ariko kuba muri ghetto uri umusore, uri umukobwa, cyane cyane wenda ku bakobwa, ntabwo biba byoroshye mani. Asabura ni byiza kuba muri ghetto? Ni byiza kuko umuntu yakuze muri make, kubera ko wisanzuye. Si icyo ngicyo. Iyo umuntu akuze mu by'ukuri agejeje imyaka y'ubukure, aba akwiye kubaho nibura nawe agafata izo nshingano, akamenya n'uko ubuzima bumera, akaba umuntu w'umugabo. Ariko kuba umuntu w'umugabo kandi tutagaruka kuri ya makosa nyine rimwe na rimwe. Ubundi umuntu kuba muri ghetto ni byiza? Ni byiza, ntacyo bitwaye. Biba byiza kuko umuntu ufite amikoro, umuntu ufite akazi wenda, ariko akenshi hano hanze ukuntu bimeze, umuntu ajya muri ghetto adafite n'akazi, adafite ahantu na hamwe avuga nshobora kuzajya nkura amafaranga buri nyuma y'ukwezi. Ukibaza uwo muntu iyo ghetto azajya yishyura gute? Ninde uzajya uyimwishyurira? Ibitangaza nyine by'Imana byabaye. Ibitangaza by'Imana byabaye. Hari n'icyo kintu njyago turebe muri kano kanya, ariko cyatuzanye aha ngaha, mukabona aha ngaha abantu mudukurikiye. Kwibutsa utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe, dukubite comment ubundi wikomereze ujye ubona ibiganiro byacu ko tujya uploading. Umva bizakugira akamaro kuko bafite ibintu byinshi byiza. Ubundi reka mbabaze, umukobwa wo muri ghetto, nibyo twari turimo kuvugaho mu kanya, ariko ubu ngubu tubigarutsaho none tugiye kubivimuza. Urumva umukobwa wo muri ghetto nta kazi agira, uwo mukobwa amafaranga yakura he?
ni ikibazo kuko iki kibazo rero nicyo tugiye kuvuga aha ngaha ariko ngo hari n'abahungu nabo icyambere barahari nabo batugira ariko reka tubanze tuvuge ku mwana w'umukobwa kuko umwana w'umukobwa muri sosiyete nyarwanda nibo babigaragaramo cyane. Reka tubanze tuvuge wenda ku mwana w'umukobwa uba muri ghetto. Ni ukuri ateye impungenge kuruta umwana w'umuhungu, kandi noneho akaba muri ghetto atari ababyeyi be bamuhereza iryo kode, atari bo bamubeshejeho, atari uko yavuye mu cyaro wenda akaza kwiga muri Kigali bakamwishyurira iyo nzu, akaba yaraje gusa muri Kigali tu aje gushaka ubuzima, tuaje ko atarabona n'ako kazi tu akahaba. Byanze bikunze aho akura aya mafaranga, nyine ahantu akura aya mafaranga n'ukuntu abayeho, abadukurikiranye nabo ndagira ngo bashobora umukobwa uzinduka mu gitondo akoza akarenge ke akaba akeye kabisa kuri make-up, urumva fresher kabisa, urumva akimanukira kwa kundi nyine usigaye byumva. Rero nicyo nashaka kuvuga kuri icyo kintu, byanze bikunze ahantu akura amafaranga harahari kandi nayo mpamvu itumye ari aho ngaho. Ashobora kuba atari muri Kigali, wenda ari no mu yindi mijyi mu buryo bumwe bwiza cyangwa se mu buryo bumwe ubundi ubuzima bwo muri ghetto. Uri umukobwa tugiye kutaba muri ghetto. Ndiwe ariko nayibayemo. Wayibayemo? Urakoze cyane. Sinayibayemo njyenyine, nayibayemo n'abavandimwe. Na narimwe nigeze nibana muri ghetto. Afite amaguru. Bana na basaza banje, bana na bakuru banje. Byari byifashe neza. Nta kibazo na kimwe wagiragamo? Nta na kimwe. Ariko hari ukuntu ari ibintu bijya bibaho mu maghetto. Hari ibintu bibaho mu maghetto nk'ibyo ngibyo Cecile yaravuze byo kubaho, hakabaho ibintu byo gutanga ikibuga, ibintu iyo terime ni ba ako ni akantu kamwe narimvuze. Cecile yaravuze ngo wenda yabanye n'umuvandimwe hari igihe avuga ati wowe uyu munsi rero ndakeneye ko mumpereza ikibuga, urabyumva? Ngaho ndubwire nyine ubuzima bwawe bumeze gute? Nje nabubayemo neza. Ese mwarakoraga? Yari ari ku ishuri. Nayibayemo niga kaminuza na musaza wanjye na mubyara wanjye. Mu rugo baratumenyaga na buruse, twese twafataga buruse ko turi batatu. Ariko tuba dufite n'amakuru ya bagenzi bacu, nyine niyo makuru twiganye n'ibiki byose. Niba uri umukobwa ukaba wibana muri ghetto, mu by'ukuri tukuzi nta kazi ugira, ukabyuka nimugoroba ukagenda, kandi landlord ntabwo araza ngo abure amafaranga yiwe. Urumva buri munsi turakubona urarya umeze neza kabisa, urya n'ibiryo bimeze fresher bifite intungamubiri zose. Twa tuntu twose twa fresher uradufata buri munsi tukakubona, ariko se amafaranga wayavuye ni nacyo kintu Cecile ndi bugaruke wenda ku rugero rw'abantu baba ku mashuri biga wenda urugero ku za kaminuza, usanga umukobwa wenda baranatashye ariko umukobwa agumye hahandi muri ya ghetto ayigumyemo. Urumva? Ubwo rero ni ikibazo gikomeye aho ngaho, sibyo? Ayigumyemo, umuntu umumenyera ubwo buzima ninde ko buruse yakatitse kirimo iza, sibyo? Uyu mukobwa ninde uyikoresha, izo nzara ninde uzikoresha? Byanze bikunze uyu umwana w'umukobwa, byanze bikunze uyu mwana w'umukobwa hari umuterankunga afite. Hari umuterankunga rero uwo muterankunga sinzi aho ava, ariko byanze bikunze abantu batera inkunga bene iyo mishinga imeze gutya ni abasore, ni abapapa kabisa, kandi mu by'ukuri wareba ubuzima abayemo. None bishatse kuvuga yuko ubwo kuvuga ngo umukobwa uba muri ghetto, tuvuga urugero, niba atari wowe bamwitayeho, hari undi muntu umwitayeho, undi muterankunga. Ariko biranumvikana. Uwo muterankunga ndatekereza ko atari umugore cyangwa atari umukobwa mugenzi we, ni umusore cyangwa ni umugabo. Hari akantu mperutse gusoma ejo bundi, birashoboka wenda yuko simbizi, ariko hari akantu mperutse gusoma ejo bundi kavuga ngo hari ibintu bigera kuri 4, sibyo? Ngo bigenda ntibigaruke. Ikintu cya mbere bavugamo igihe,
ijambo, ubusugi, ndagira ngo n'amahirwe. Kimwe muri ibyo ngibyo mvuzemo gishobora kugenda ntikigaruke ku mukobwa, ku muhungu. Urumva abo bantu baba muri izo geto baba bafite amahirwe, baba bafite ubwo busugi n'ijambo, n'igiye kuba kimwe muri ibyo ngibyo mvuzemo gishobora kugenda ntikigaruke. tugaruka aha ngaha sasa twamaze kubona ko hari abaterankunga, ni abagabo ni abagabo n'aba basore bari hanze aha bafite akantu, nibo baterankunga baba batuma ba sisita bacu basa neza nta kazi bafite. ariko ikintu nibaza ni kimwe aha ngaha, wowe nk'umukobwa ubaye muri ubwo buzima akabamo mu kwezi kumwe, akabamo amezi 5 umwaka, ubundi bizarangira ryari? Bizarangira gute se wowe? ariko unatekereje no kuri icyo kintu, ariko twongere kandi tugaruke kuri uwo mukobwa. Byanze bikunze birashoboka turebere mu yindi kote, turebe mu yindi side. Uyu mukobwa birashoboka ko ari umushinga yizewe neza. Nabyo birasa byabamo umushinga. None ariko se tugaruke kuri icyo kintu, ntibishobora gushoboka ko icyo kintu cya umushinga ntabwo mbashyigikiye kuri bo. Nka Bradaton ko avuze nibyo, uwo mukobwa imyumvire yashobora kuba ari umushinga arimo we, ariko sibyo, simushyigikiye na gato. Uwo mushinga urunguka ko aricyo nibaza. nanjye ntabwo mbivuze mbishyigikiye. Hari abakobwa bameze gutya bava mu ntara akabwira iwabo ngo agiye gushaka ubuzima i Kigali. Mu by'ukuri aje i Kigali nta kazi arabona, nta kazi afite, akajya muri iyo geto akohereza nka mama udufaranga cyangwa muzehe buri kwezi, nta kazi afite. Mu by'ukuri bazi ko afite akazi kandi ari umuterankunga. Reka tuvugishe nk'aho dukurikiye wavuye mu rugo iwanyu uyu munsi wa none mu mujyi wa Kigali, urumva ubayeho neza, urarya neza, urambara neza, ugakwitamo agakweto kawe ukigendera, ufasha no mu rugo. Ariko mu by'ukuri amafaranga yanava mu rugo ntabwo bahazi. Ni ukubona babona wohereza gusa ufite abaterankunga, ariko abaterankunga buri iwanyu baramutse babamenye buriya ntibagomba guhita bagukura mu mujyi wa Kigali. Oya, abaterankunga niba umuterankunga amenamo agafaranga gatubutse, urumva bafite kandi ababejejeho, urumva yahera. Buriya umuntu ufite ikibazo twagize, umuterankunga ni umugabo cyangwa ni umusore. Nyine nimba atera inkunga umukobwa, ariko tugaruke no ku muhungu, biranashoboka yuko n'umuhungu nawe yabona abo baterankunga, nabyo birashoboka. Muri iki kinyejana n'abahungu reka tubyemere nuko batera inkunga, ni urukundo babafitiye cyangwa nabo hari ikindi kintu babashaka. Buriya hari ikintu kimwe tuvuga, hari urukundo rw'irari, sibyo? Hari n'urukundo twakwita agaterwa rundi rw'umwimerere, sibyo? Urwo rukundo rero rushingiye ku bintu, byanze bikunze hari icyo uri butange, hari n'icyo n'ubundi nawe ari bwakire. Ubwo nikabaye se ubwo kabaye nyine aho ngaho hahiye. Ni kimwe kuri kimwe rwose. Iyo match igomba kunganywa, cyangwa se nihabonekamo bya bindi twavugaga by'umushinga umuntu yize, niho azagutsinda kimwe ugasigara wasamye. Akagenda ubwo umushinga yawe ari sawa. Ariko ibyo by'imishinga reka tube tuyiretse, ntabwo tutababwira iyo mishinga, nta niyo dufite. Ntabwo tubashyigikiye kuko niyo mpamvu turangaye turimo kubavuga. Rero ibintu bakora kugira ngo twebwe turabishyigikiye, ntabwo tubishyigikiye. Niba uri umukobwa ukaba waravuye mu ntara ukaba ufite inzu ukodesha ukaba uyibamo, ukaba udafite akazi ukora, menya ngo ibyo uri gukora ntabwo ari byiza kabisa. Urumva twe turanga ngo tukubwize ukuri. Ibyo bintu byo gukaraba nimugoroba ukawuciyeho ukagaruka mu gitondo, ariko ntabwo ari byiza gute? Banza ugaragaze impamvu zituma uyu muntu bitari byiza koko. Nimba abayeho koko ayibariyeho neza, arya iyo fiye neza, sibyo? Yisiga agenda hariya hakurya muri harya ino company idufotora yitwa gute? Shivanova. Akajya muri Shivanova, sibyo? Entertainment bakamufotora, akasangayo pasi akamufotora, urumva? Yaranza kumufotora akamurya ifoto ye, agatwika stati, ibintu ubwo si ubwo buzima burenze ubwo ngubwo, akabona ubwo bukode burenze ngo momo uri kumbwira ngo ntabwo ari byiza gute. Sobanura uyu muntu impamvu uri kugaragaza yuko ibyo bintu atari byiza. Ubwo rero nujya kuvuga ngo urabushyigikira uriya muntu. Oya, ariko n'ubundi abayeho neza. Abayeho neza. Sitonere kubivuga. Ni sister wawe noneho. Ubayeho gutya. Oya ko wingaruka wongeye wagarutse uvuga. Uwo ni sister wabayeho gutya. Ni sawa? Oya si sawa. Yumva ko byabasaba kubandi. Impamvu nari mvuze gutyo, nashaka kugira ngo tugaragaze impamvu zumvikana yuko uyu muntu uko kubaye hari gukora ubayeho ubwo buzima, tuzimugaragaze, tuvuga ngo tureke kuvuga ngo ni sawa n'ibiki, kuko uwo muntu mu by'ukuri ashobora kuba afite
afite impamvu nyinshi zimutera kuba yakwifata gutya, sibyo? Reka tubigenze gutya. Icya mbere ngende buguherezeho urugero, ubuzima ni buto. Ubuzima ni buto. Ashobora kubona mike, ashobora kuvuga ati hano mu Rwanda ndagira ngo dufite ni 60, 70 gutya. Rero urabona umwana w'umukobwa wenda niyo 60 tuvuga muri rusange, wenda ari kuza nta niyo ari kuzanza yagakubitamo sibyo, kugira uyu muntu sibyo, akavuga ati byanze reba iwacu abakene, ubuzima bwaranze, ibintu birakomeye, byanze bikunze mushoye uyu mushinga bikagenda, ya mishinga twavugaga nyuma, uyu mushinga nkushoye koko nkagenda nkabana n'uyu muntu uze, cyangwa se akajya uwo mushoramari akajya amenya ikibazo kiri hehe, sibyo? Rero tugaragaza impamvu zifatika zerekana yuko uyu muntu koko ufite ayo bashoramari barenga 2 cyangwa benshi. Nk'uko twakomeje kugenda tubivuga, abaterankunga bo ni benshi. Hari abagutera inkunga kuko yagukunze, wenda hari abagutera inkunga kuko wenda byagenze gute, ariko wenda icyo nshaka ko tugaruka wenda ku musozo, kuko ibi ni ibintu umuntu adashaka kuvuga ngo azabirangize, kuko abaterankunga bo ni benshi. Ariko noneho ndi kuvuga kuri ba bandi, noneho tubivuge nuko biri, ba bakobwa nyine bakorera amafaranga mu bagabo, nabo bakabahereza ibyabo nyine, urabizi? Abo ngabo nibo turi kuvuga, rega utaza kugira ngo hari n'ikintu turi kuvuga. Ariko twibande ku bakobwa gusa, n'abajama ariko ntitujya bakagenda kumukodesha imodoka, igisabwa cyose byo tujya mu masore noneho ko biza kubibintu. Ahubwo kubera icyo urimo wirengagiza iyo ngingo ntiwasanga iri kukugonga. Ntabwo yangonga kuko ndetse urabona nta matuza mfite, kandi ngo bakunda abantu bafite amatuza. Hano hanze ngo hari abamama bafite amafaranga kabisa menshi cyane, bamwe ariko ari abafite abagabo, ari n'abatabafite abagabo, ngo ibyo bintu ngo barabikora. Wowe wadukurikiye ibyo bintu koko urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Ari abamama hano hanze akubonera umeze urije, uretse njyewe wenda turatera ibyuma, ariko nanjye mu minsi iri imbere nzabiterura uwo mushinga, akakubwira ati njyewe nzajya nguha icyo ushaka icyo cyose, ariko nanjye kuri gahunda nyine ubwo nawe urabyumva. Ifungo riri hafi aho ngaho, imodoka nayo iri tayari, niba uri tayari ubwo ngubwo nyine uzayibona, inzu aho ngaho irahari. Ariko se mwabana kuko ibyo ni ibiki kwe? Ku rundi ruhande ni ibyo koko, urumva ahantu twakomeje kugenda turasa n'ubundi ntawe bitandukaniye w'umukobwa n'abasore nabo nyine atajya ku muhanda. Ni desemuka. Icyo ndimo mvuga, uyisumu ariko se umuntu ubikora ibyo ngibyo agakuramo akantu ifungo ryiwe akikomereza akagira ubuzima bwiza, turamugira inama gute? Icyo navuga, uriya si umushinga uramba, sibyo? Si umurimo, si ya mirimo bahora bavuga ngo ikigo kimwe ku gihano urumva bitahiriye ngo bikomeze birambe. Urumva ntago ari umushinga ushobora, nako ntago ari inzu ushobora kuraga umwana wawe, icyo ni kimwe. None mu bijyanye n'indangagaciro kandi umurimo wenda ngo muri ya mirimo urubyiruko ngo muhange ngo 10,000, si umurimo wahanze mu by'ukuri ugiye guhereza akazi abandi bantu. Reba byandeze kurenga se gute ko hano hanze birakaze. Nicyo navugaga njyewe, ntago ari umurimo, nicyo ndimo ntanga inama kuri uyu muntu udukurikiye. Ntago ari umurimo ushobora gukoramo ngo bazaguhereze pansiyo bigende gutya. Reka dukore muri make, dukoreshe imbaraga zacu, tunanirwe tugire gute, ariko wakoresheje imbaraga zawe zishoboka mu bintu bifatika, kuko aho ngaho niho cyagiye umuntu azagera aho ngaho imbere agatangira kwicuza, cyangwa se yanareba n'ubuzima abayemo akavuga ati umwana wanjye aramutse amenye amateka nanyuzemo. Niho cyagiye usanga n'abana banga kwitirirwa ba nyina cyangwa se basi, yagera ahantu bamubwira ngo uri mwene runaka, tiwapi, cyangwa se nabo ahubwo bakavukana za nk'uko nguko. Nicyo ngicyo navugaga rero, kugira ngo umukobwa, umuhungu uri muri ibyo byose wumva nyine ko agomba gukura amafaranga muri abo bashoramari twagiye tuvuga batandukanye, ntabwo ari byiza pe. Abashoramari ntabwo ari beza. Rero wowe udukurikiye uzi ko ukora ibyo bintu, umenye ko icyo bagushakamo ari inyungu zabo nabo, ariko nabo nubwo baguhereza, ariko umenye ko amaherezo bishaka kutazagusiga amahoro. Ni kimwe kuri kimwe uba ubizi.
umusore cyangwa yaba ari umuntu yaba ari njye ndakora nyuma y'ukwezi iyo nahembwe kabisa mba ndishima pe kumva nzi ko nanjye neza ariko by'ubuntu utanze umubiri wawe neza si byiza guma mu rugo guma mu cyaro kugeza umunsi uzabonera akazi ntabyo kuva mu cyaro uza mu mujyi uvuga ngo ugiye gushaka akazi kandi nta kazi ufite ukohereza mama amafaranga avuye mu buraya ntabwo ari byo simbashigikiye bakobwa basore ikintu nababwira muri aka kanya twihesha agaciro nicyo kintu nababwira ariko biranababaje nubwo turi kubivuga mw'abantu mudukurikiranye birababaje ni ukuri ariko nizere ko gusa muri kumva inama za bagenzi banjye tugana ku musozo rero nk'uko bakomeje kubagira inama nanjye ndarasa ku ntego mbagira inama ni ukuri ibyo bintu niba ubikora ntabwo ari ibintu byiza shyira hasi umupira kabisa reka abandi bajye mu kibuga bakina babishoboye ariko wowe bivemo nshimira rero buri muntu wese wadukurikiranye muri kano kanya mbarekera gukurikirana ibiganiro byacu bitaha Info-G Team nk'uko bisanzwe ibiganiro byacu bikurikirana kuri YouTube channel yacu yitwa For God Team ngusaba kugira ngo utarakora ukore subscribe nurangiza nako kazogera nako ujye ugakomangaho kugira ngo ibiganiro byacu tubibona hanyuma nongera kukubwira ngo komeze kwirinda COVID-19 yasaza imeze nabi hano hanze wambara agapfukamunwa neza niba udafite sanitizer aho ugiye kwinjira hose ujye ukaraba n'amazi ndetse n'isabune metero ntirimo uyishyiremo numara kuyishyiramo nta kibazo na kimwe uzagira ubwo za COVID-19 uzaba wicitse iya 19 COVID-19 ya 19 ni iya 19 n'ubundi yaje muri 19 reka mbashimire mwese mwadukurikiranye ubundi iyi ni Info-G Team nk'uko bisanzwe bye bye